nuko nguko reka twakire Rana agira icyo atubwira. Umuntu ushaka kutwandikira message wenyine niwe turi bwakire 078 305 4488. Rana turakwakiriye udusurize abantu bose bateze amatwi hanyuma tuze mukanya twatsika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Inshuti muteze amatwi Voice of Africa twasuhuje tuyifuriza amahoro n'imigisha bya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyagasani nyiri biremwa, nyagasani wari mwisi n'ijuru, amahoro ye ababeho aho muri hose. Namwe amahoro abantu. Amen. Nizere ko muramutse mu. Alhamdulillah, turashimira Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Naam, turi amahoro. Shimira nyagasani ko mwatugezeho. Masha Allah. Ku bushobozi bwe byashobotse. Burakeye rero, bamwe burakeye cyane abandi burije. Nizere ko kwa kundi tujya tuvuga ngo salamu alaikum mu gitondo haryo ubwo ni mu gitondo ni mugoroba watu n'amasaha yose. Amahoro y'Imana abayisilamu bategetswe kwifurizanya igihe cyose bahuye. Hari uwambaje murahura mukavuga mwagenda mukavuga bishatse gusobanura. Amahoro igihe cyose ni amahoro. Mu gitondo ni amahoro, mugira amahoro y'Imana, mwasezerana mugasezerana ku mahoro y'Imana. Rega buriya byose ni Imana nyine, kubera ko iyo utavuga Imana n'umuntu utasize umuragije Imana n'umuntu utamusize mu maboko y'Imana ntacyo ukoze. Ariko ntibikuraho umuco w'abantu babazanya, noneho mwaramutse mute, mwiriwe mute, kuko ko nukubazanya ntabwo ari ugusuhuzanya. Abantu bajya bitandukanye. Wiriwe ute, waramutse ute, umeze ute, uko nukukubaza nawe ugasubiza. Ariko amahoro ni gira amahoro y'Imana. Bose ko umuntu avuga ngo mwaramutse, undi nawe ngo mwaramutse, baba bari kubazanya. Aho hagati aho hari umuntu ubutanze igisubizo se. Bose umwe ababajije, umwe abaza undi ngo waramutse, nundi akamubwira ngo waramutse, nawe waramutse. Bangu umwe ababajije nundi nawe akabaza. Ariko buriya rega iyo tugiye mu bintu biri logique ni ibintu bisobanutse. Yezu yohuraga n'abantu yari yabwiraga ngo mugira amahoro y'Imana. Yohana 20:19. Arinje aravuga ngo mugira inzose mwinjira mu muzavuge muti amahoro abe muri iyi nzu, muri Luka 10:5. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu muri Korani 6:54 Imana yabwira ngo abemera amagambo yacu nibaza bakugana ujye babwira uti mugira amahoro y'Imana. Urumva ko indamutso rero zishingiye ku kwizera zigomba kuba zivuga ngo amahoro y'Imana. Kuko muri logique ni ikintu kinumvikana kandi kinasobanutse. Mugira amahoro y'Imana. Mwajya no gutandukana turagiye, ariko mugira amahoro y'Imana turagiye, musigana amahoro y'Imana. Uti namwe muyagendane. Urumva binyuze ubwenge. Ariko iyo uhuye n'umuntu ukamuvuga ngo mwaramutse, kwanza hariho akabazo, nawe akakubwira ngo mwaramutse, nawe akabashyizeho akandi kabazo. Urumva ntabwo wavuga ngo usuhuje umuntu kandi uri kumubaza, nawe ntiyavuga ngo arakwikije kandi nawe arongera arakubajije mwiriwe, nundi ngo mwiriwe. Uretse ko hari abantu numvishije ariko ni mu majyaruguru, iyo mubwiye ngo mwaramutse aravuga ngo yego, mwiriwe yego. Nibura bo numvishije hari uburyo bafashe Ikinyarwanda barakigorofanura bagishyira mu buryo busa naho bwumvikana, ku buryo icyo amubwiye nawe icyo amusubije kiba gisobanutse. Ngo mwiriwe yego, mwaramutse ariko mwaramutse mwiriwe. Ntabwo bikuraho ko abantu bashobora gusuzanya gutyo nk'umuco, kubera ko ariko babyizera mu muco. Ibyo ntabwo wavuga ngo ugiye gukuraho abantu umuco. Ariko iyo tugarutse noneho mu iyobokamana, iyo turi kwigisha abantu iyobokamana, kuki iyobokamana ryavuze ngo mujye mwifurizanya amahoro, uhita noneho ugaruka kureba izasuzanyo zindi ugasanga ntabwo zisuzanya ahubwo zirabazanya.
ni nk'uko ushobora no guhura n'umuntu, hari n'abandi bavuga ngo Yesu ashimwe. Wahura n'umuntu aho kugira ngo agusuhuze ahubwo agahita ashimagiza Yesu, agahita yirahira Yesu, kandi we akagenda azi ko agusuhuje ngo Yesu ashimwe, none ngo Yesu kaguhobera cyane ngo Yesu ashimwe ati Yesu akuzwe. Hari abakoresha Yesu ashimwe, hari n'abakoresha Yesu akuzwe. Urumva rero kandi aho ngaho none ubwo twagenda no mu kwizera, urumva naho hamaze kujya akabazo. Turahuye nkaho naguha amahoro y'Imana, ahubwo nkahita njya guhimbaza Yesu. Ubwo turahimbaje, ntabwo dusohozanije. Yesu ashimwe, turi guhimbaza, ntabwo dusohoze, ntabwo ngusohoje. Cyangwa se ngo Kristo Yesu akuzwe, wese ndagusohoje cyangwa mundahimbaza, urakuza Yesu, ndigukuza Yesu. Ariko hari naho hajya hazamo ngira ngo nabikira Mariya, nubwo ntabyibuka neza. Ibintu nk'ibi, Yesu akuzwe, Yesu akuzwe, Kristo Yesu akuzwe, ariko numva ari yongiye. Nuko urakoze cyane kuri izo ndamutso, kuduhugura tunyuzamo amaso, tukongera tukanyuzamo inyurabwenge, umuntu akareba ugahitamo, ese nkoresha amahoro, nkoreshe muraho, nkoreshe mwaramutse, ni wowe uhitamo. Kandi burya hari ubwo intumwa y'Imana Muhammad ngo Imana yamubwiye ngo buri wese ni ingwate y'ibyo akora, kullu nafsin bima kasabat rahim. Buri wese ni ingwate y'ibyo akora n'ibyo ahitamo. Hagati aho ngaho rero, imbere ya Nyagasani ntabwo ibintu biba byoroshye. Uyu munsi naramukanye kongera kubwira abantu Imana. Nabiramukanye, nasubiye mu bitabo nza kureba Imana abantu bakunze kuvuga. Nabitewe nuko hari umwigisha mperutse kumva avuga ko abayisilamu badasenga Imana, cyangwa se basenga Imana ariko itariyo. Akavuga ngo Allah ngo ni ikigirwamana. Hagati aho ndagira ngo uze kudusobanurira, utwigishe ku ngingo yo kumenya Imana, ariko duhamburire n'ayo mapfundo abantu bagenda bapfundika mu matwi y'abantu. Duhereye ku Mana kugira ngo umuntu abyumve, iyo Mana ibivugwa, uwo Allah tuvuga mu Kinyarwanda twasanze ari Imana, mwe mu bisoma mute mu bitabo mu magambo avunaguye ashobora kuduha ibimenyetso? Murakoze cyane. Uwo Allah uvugwa ni Imana ubundi yihariye ubumana bwayo, ni Imana idafite ikisa nacyo, ni Imana itari ingabo, ni Imana itari ingore, ni Imana idahinduka. Ubu ni Allah. Kandi iyo uwo Allah afite ibisingizo, yihariye ibisingizo. Iyo usomye Kurani 2:255 haravuga ngo Allahu la ilaha ilahu. Hano hazamo ijambo Allah, hakazamo n'ijambo ilaha. Allah tuvuga ko ari Imana, ilaha nayo ni Imana. Yego. Ahangaha rero tuhageze, dusanga Imana abantu bayijyana mu buryo bubiri. Mu kwizera hazamo uburyo bubiri, mu myizerere burya y'abantu. Yego. Hari abizera uwo Allah Rabbus samawati wal ard, waremye isi n'ijuru. Yego. Bakamwizera ko ari we Mana yabo yabaremye, ari nayo Mana izazura abapfuye, ari nayo Mana izakora ibarura, ari nayo Mana izahana abantu bakoze nabi ikabashyira muri Gehenomu, abandi ikabashyira mu ijuru bakoze neza. Uwo ni Allah. Uwo ni Allah Yesu yaje yigisha abantu. Yesu aravuga ngo nta yindi Mana nabamenye uretse Imana imwe, Allah. Niyo wasoma Yohana 17:3. Yesu aravuga ngo ubugingo buhoraho nuko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine. Uwo ni Allah rero Yesu yavugaga, iyo Mana y'ukuri yonyine. Uwo Allah ni Allah wa Musa, wundi wabwiye Musa ngo kura ubwoko bwanjye muri Egiputa.
Allah wajyaga avugana na Mose, yego, abandi bavuga ngo ni Eloyi n'ibindi cyangwa se abandi bavuga Yehova, abandi bamwita Yehova. Ndagira ngo twumve neza Allah neza uwo ari we. Abemera Allah mu mwimerere bamwe bamwita Yehova, abandi bakamwita Yoshua, niba ari Yoshua Hamashi ya gutyo bintu. Uwo rero ni Allah, Imana yande ya Musa, Imana yande ya Aburahamu, Imana yakuraga abantu muri Egiputa. Iyo Eloyi, bamwe bavuga Eloyi. Yesu ari ku musaraba, abemera umusaraba ariko baravuga ngo yaravuze ngo Eloyi 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 lama sabakitani, ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje. Iyo bari kuvuga rero Yesu yavugaga ni ya yindi idapfa, ni ya yindi idahinduka, niwe Allah Yesu yaje yigisha. Iyo ugeze muri Mariko 14:32 ngo Yesu yagiye Getsemani, ashyira umutwe hasi arubama arasenga, aravuga ati Abba, byose biragushobokera. Niba bishoboka undenza iki gikombe, bibe uko ushaka, niba uko ngiyewe nshaka. Uwo rero Yesu yasengaga niwe Allah. Allah rero Qur'an igaragaza ko afite ibisingizo. Allah ni Ar-Rahman, niwe nyirimpuhwe. Ar-Rahim, niwe nyirimpuhwe. Al-Malik, niwe mwami. Al-Qudus, As-Salam, niwe nyiramahoro. Al-Mumin, Ar-Razaq, niwe nyiramafunguro. Allah rero afite ibisingizo byinshi bimugaragiye. Uwo Allah, uwo rero Allah twebwe kuvuga abantu bumve ko neza kari Imana yaremye isi n'ijuru. Noneho Qur'an 2:255 havuga ngo Allahu la ilaha. Tugireho ku ijambo ilaha. Ngo hari n'ahandi bavuga ngo a ilahun ma Allah. Naam. Ngo Allah, uwo Allah waremye isi n'ijuru, nta yindi mana. Hagiye noneho guhakana. Allahu la ilaha ilahu, nta yindi mana ibaho uretse uwe. Urumva? Nta ilaha rero noneho ni ijambo ry'icyarabu ritari Allah, ryitwa Imana ishobora gutondagurwa. Imana abahindu bashobora kuvuga ngo twe dufite Imana, iyo ni ilaha. Sibyo? Abasenga igirwamana bashobora kuvuga ngo twebwe dufite Imana, iyo ni ilaha. Abantu bagoshobora gusenga gakondo, abakurambere babo, izo ni ilaha. Abantu bashobora gusenga Bikira Mariya cyangwa Mariya, iyo ni ilaha. Abantu bashobora gusenga Yesu bakamwita Imana, iyo ni ilaha. Abantu bashobora gusenga Umwuka Wera bakawita Imana, iyo ni ilaha, ntago ari Allah. Wabyumvishe noneho ugiye gutandukanira. Iyo somye Yakobo 1:17 haravuga ngo gutanga kose n'impano zose nibyo bimanuka biva kuri se w'imicyo, udahinduka, utagira n'igicucu cyo guhinduka. Allah. Wabyumvishije? None uyu munsi uzumva hari undi ukubwira ngo ariko Yesu ni Imana. Ubwo Yesu ntago ari Allah, ahubwo Yesu ni ilaha. Muri Tito 2:13 Paulo yabwiye abantu ati Yesu ni Imana. Ngo yarabwiye ngo Yesu ni ilaha, ntabwo yarabwiye ko Yesu ari Allah, ni ilaha. Noneho nari ngiye kugikubaza ariko uburunge bigarutseho usa nkaho we mu kibazo cyanjye. None iyo umuntu avuze ngo ubundi ba Mose babonekerwaga n'Imana, Yesu Imana ikamutuma ikamubwira, Muhammad Imana ikamutuma ikamubwira, uyu munsi hari umuntu ukubwira ngo yihuriye na Yesu, ngo niwe wamukuyeyo. Ubihuze niyo Mana na ilaha na Allah. Uyu muntu tumugira inama cyangwa se nabyo tubitekerezeho twumve icyo bishatse gusobanura. Uyu munsi ntabwo abantu baza bavuga ko babonanye na Yesu biba ari ukuri, kubera ko Yesu yaravuze ngo abahanuzi b'ibinyoma bazaduka mu isi. Yego. Hari no nabonye wigize Yesu nyirizina, ngo ajya no ku mazi ngo akajya hamagara abantu. Ariko muri icyo gihugu ntabwo nibuka byari ibihugu by'Uburayi, none baragenda bamukura kuri uwo mugezi, bamufunga amapingu neza, baragenda bamushyira ahantu bajya kumugorora, niba ari kumugorora, niba ari kumuhana, sinzi niba babikora nk'iwacu.
ni ukuvuga ngo rero Yezu yavuze ko hazaduka abahanuzi b'ibinyoma, yego, kandi bazaba bamwitirira. Abo rero bazaza bavuga ko bahuye na Yezu, sibyo? Abo ngabo nibamara kuza rero bazaduka mu isi, yego, ariko mu by'ukuri bizaba ari tekinike, yego, ari ukubeshya. Kubera ko muri Matayo 24 ku murongo wa 11 nibavuga ngo hazaduka abahanuzi b'ibinyoma, kandi ngo bazayobya benshi mu ntore z'Imana, ngo bazaza bakora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye ku buryo babasha no kuyobya intore niba bishoboka. Ngo kandi mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, bazaza bambaye uruhu rw'intama ariko imbere ari ibisimba by'amagorwa, muri Matayo 7:15. Matayo 7:15. Ubwo umuntu arimo aratubwira ibintu ariko ushobora gusanga atari byo, none ngo akaba abaye ngo iki, ngo impyisi we nta nubwo ushobora gusanga, ahubwo si nabyo. Kuko ubuhanuzi ubundi bwafungiye kuri Muhammad. Umuhanuzi wa mbere yari Adamu, yego, umuhanuzi wa nyuma yari Muhammad, yego, intumwa ya mbere yabaye Nowa, intumwa ya nyuma iba Muhammad, na Yezu nawe yari intumwa, abantu babyumve neza. Ariko Yezu we yaje akurikirwa na Muhammad. Ubwo ubutumwa bwasoreje aho ngaho, ubutumwa bwasoreje aho ngaho, kuko neza ajya kugenda muri Yohana 4:20 kugeza 23 abantu bazasome, aganira n'umusamariyakazi, yambwiye ko hari umuhanuzi wundi ugiye kuza n'icyerekezo kizahinduka, abantu ntibakomeze kwerekeza i Yerusalemu bakajya kundi musozi. Nyuma yuko rero iyi Muhammad aje niwe wahinduye Yerusalemu ajyana abantu i Maka. Muri Yesaya 2:2 havuga ko abantu mu minsi imperuka hari umusozi bazagana ujya kwereka inzira z'Uwiteka. Abantu uyu munsi turi kubona berekeza heye i Maka, ngo amahanga yose azahura kuri uwo musozi, abantu bari guhurira i Maka. Ni Yesaya 2:2 no muri Mika 4:1. Wasoma Yohana 16:5 Yezu agahanura ko hari umuhanuzi wundi uzaza, kandi uzaza ahamya ibyo yigishaga. Iyo urebye rero waje ahamya, none umuntu uri kuvuga ko rero umuntu uri kutubwira rero ko Yezu rwose yamubonekeye, ubu ukatubwira uti ibyo ntabwo ari byo. Ubundi arimo arashaka kubwira abantu iki? Arimo arashaka kubwira abantu ko Yezu ari y'Imana, arimo arashaka kubwira abantu ko Yezu nawe yabaye indi. Ubundi iyo mubishunguye mukabihuza n'inyuguti mwasomye, mwumva bigana hehe? Biragaruka muri Matayo 24:11 no muri Matayo 7:15. Yezu yasize hanuye ko hazaza abahanuzi b'ibinyoma biyitirira izina rye, bavuga izina rya Yesu, ngariko bazaba bayobya abantu babakura ku Mana. Abantu rero bazaza bavuga ko Yesu ari Imana, abantu bazaza bavuga ko Yesu yabatumye gukora ibitangaza, abantu bazaza bavuga ko Yezu ari we byose, ko yababonekeye, ariko mu by'ukuri bazaba bakoreshwa n'imyuka iyobya, bazaba bakoreshwa n'imyuka mibi, bazaba bakoreshwa n'amadayimoni cyangwa se Ibilisi, Shetani niwe uzaba akoresha abo bantu. Kubera ko iyo ugiye kureba abantu baza bavuga ko Yesu yababonekeye ngo mwarakora ibitangaza, abantu baraza bakavuga ngo Yesu yababonekeye ngo kandi Yesu mwarakora ibitangaza, ariko mu by'ukuri kugira ngo wemere ko bino bintu atari ukuri, ari ikinyoma, uzafate umuntu umwe muri abo ngabo umujyane CHK cyangwa se umujyane Gatagara, ubwo uti Yesu ntiyaguhaye ububasha bwo guhagurutsa ibimuga? Yego. Ababana n'ubumuga? Yesu ntiyaguhaye ububasha bwo guhumura impumyi? Yego. Ababana n'ubumuga bwo kutabona? Tugenda no kwa muganga. Mu by'ukuri njyewe ndamutse ndi umuyobozi buriya w'igihugu, bano bantu b'abanyabitangaza buryo bose nabafunga, nabashyira mu buroko. Oya, kuko misiyo ya mbere naba none se ubwo reka nkubaze, niba abantu bavuga ko bahawe ubushobozi bwo guhumura ababana n'ubumuga bwo kutabona no guhagurutsa abagendera mu tugare, ni gute njyewe n'abanyoboye igihugu nkakomeza nkatanga amafaranga mu bitaro
hakomeza agashyira ku bantu kandi hari abantu bafite ubushobozi bwo guhagurutsa abantu bakagenda kandi buzuye igihugu ari benshi, buzuye igihugu ni benshi, ibitaro byose baruzuye. Ariko abantu bakubwira ati twebwe ibyo byo kwa muganga byo kuvura abantu ni mu bireke, twebwe twahawe ubushobozi bwo kuhagurutsa bakagenda. Bari abantu navuga ngo mujye kwa muganga, bari abantu bose muhagurutse bagende batahe, biriya bitaro tubifunga, basubire mu ngo zabo, biriya bitaro tubifunga. Ibyo bintu batabishoboye njyewe nabafunga, nukuri nabafunga. Njye ntabwo wanzana hiyo mitwe, ntabwo wanzana hiyo mitwe, ntabwo wanzana hiyo mitwe. Ngo hawe ngo ubushobozi ngo wawe neza, ngo yakubwiye ngo genda uhagurutse ngo ababana n'umuga bwo kutagenda, hanyuma nurangiza ugende kuri sitade ujye kurya abantu amafaranga, uzana umuntu mwahimbye, uzana umuntu uri kugendera hasi mwaremye mwateguye gutyo, mumuhagurukirize muri sitade abantu batange za miliyoni ubibe wigendere. Nje ntabwo wandengana hariya ku mahoro, ntagufunga. Uhagurukije umuntu umwe muri sitade nahita nkujyana igatagara, nahita nkujyana igatagara, byakunanira nkagufunga. Uhumuye umuntu umwe muri sitade nahita nkujyana arya ahantu abantu babana n'ubwo bwo kutabona, n'ubundi naho ni igatagara, naho nakujyanayo. Sora bano bantu bagende kuko amafaranga za miliyoni kuwe hano kuri sitade baguhaye, njye bayo nkoresha mu bitaro ni menshi. Hagurutsa humura bano bantu bagende, byakunanira nkagufunga. Kuni imitwe niba ibyo mvuga abantu bumva mbeshye, bazazane abantu baje gukora ibitangaza babajyane kwa muganga ure ko babishobora. None se babazaniye abantu babo ntibazabajyane kwa muganga, bazazane abantu bose bamugaye babazane kuri sitade, ntabwo byakunda. None se kuri sitade ubona bahumura bangaye, baba ari babiri cyangwa ari batatu bateguwe. Tutagiye rero muri iyo mirimo yabo, wenda ubwo niyo nzira yo gupagasa, ariko twarumbwiye ngo ndabutse ndi umuyobozi nare ukuntu mbigenza. Ariko noneho nubwa Sheikh, ubwo impamvu nabafunga ubwo nubwambuzi bushukana, kubeshya abantu ngo uhumura abahumye, ngo hagurutse ibimuga, abantu bagateranya amafaranga muri sitade ukabibaza miliyoni ukazitwara, ubwo nubwambuzi bushukana. Nagufunga. Jamenya ari byo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga ko harimo byinshi bidasobanutse, ngo bakabatwara imitima, niba ariko nayo leta y'u Rwanda yireba kuri yo, bakabatwara imitima, ngo namwe mwize, namwe mukicara bakabikora, mukaba mushinzwe iki? Leta y'u Rwanda yireba kuri yo, aho ngaho si kure cyane. Abayobozi bo nkeka ko barimo babikurikirana neza. Tugarutse rero kuri ya mana umaze kwidusobanurira neza, ariko hari abantu bakubwira bati iyo mana sibayeho igaha n'indi mana, hari icyo iyo mana ibayeho hakaba n'indi ruhande rwayo, hari icyo byabitwaye waturetse? Ntabwo imana zaba ebyiri, kuko imana ziramutse zibaye ebyiri buriya zarwana mpaka isigashwanyuka n'ibirere, nta kintu na kimwe cyabaho. Nta nkone ebyiri mu gihanga kimwe, nta bihanga bibiri mu nkone imwe. Urumva ibyo bintu rero bijya bibaho. Ntabwo habaho ibyo, ni ubuyobe bw'abantu bavuga ngo imana, ibyo ni imyumvire y'abantu bize kwa Pawulo. Pawulo burya yaje avangavanga ibintu, araza avuga ngo Yesu yari Imana, ngo ni Imana ikomeye, ariko ntabwo yahise abivuga direct, yabanje muri indirect. Mu ba Filipi 2:5 kugeza ku 13, ngo nubwo yabanje kugira kamero k'ubumana. Ababyumvishije? Yego. Ngo mu ba Filipi 2:5 kugeza ku 13, ngo uwo nubwo yabanje kugira kamero k'ubumana, ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo gukundirwa, ngo nuko ngo yisiga ubusa, yambara umubiri, araza aba muri kamere muntu. Urumva? Aho urumva rero ntabwo ahise apresiza direct, yaje gupresiza neza, yemeza neza muri ya Tito 2:13, no muri Tito 2:13 niho yahamije neza kwerura. Noneho no mu Bakolosayi 1:15 avuga ko Yesu ari umuremyi, ari we waremye.
ubwo biraducana. Ariko urumva aho yahereye yabanje kujisha abantu ngo yabanje kugira akamero ko mu Mana. Ntabwo rero Imana zaba ebyiri, nta nubwo Imana yakihindura. Surati Korani igice cy'ijana na 14 Imana yabwiye Muhammad bari kumaze batari kumuri we dusobanure iyo Mana yawe, kuko yasanze Abarabu n'abandi bantu b'Abanyeroma bafite izo bita ilaha. 112 basengaga ibigirwamana. Abarabu basengaga ibigirwamana, izo nizo ilaha nyine bafite ibyo bita ilaha nyinshi cyane. Muri za Roma no bari bafite ilaha ariyo Yezu, abandi bafite Abagiriki no bafite ibindi byabo, n'Abaperise gutyo. Basengaga umuriro, nazo ni ilaha izo ngizo. Rero noneho babwira Muhammad noneho batise izi Mana zacu iziraha zacu kutazemera, tubwire noneho Imana yawe ubundi yitwa Imana. Bambwiye ngo babwiye ngo kun huwa Allahu ahad, yo ni Imana imwe. Allahu ahad, Allah ni Imana imwe. Allahu samad, yo nyiri kwishingikirizwa. Lam yalid wa lam yulad, iyo Mana ntibyara ntinabyarwa, muri make ntigira umwana, kandi nta na kimwe isa nacyo, nta na kimwe wayishushanya nacyo. Muri Yesaya 46 ku murongo wa 5 havuga ngo mwanshushanya nande twasa, mwangeranya nande twahwana, kandi mwanshushanya nande twasa. Bivuga ngo iyo Mana rero ntigira ikisa nacyo, nkuko Yesaya yari yarabihanuye, nta nubwo igira ingenzi yayo. Iyo usomye muri Yohana 20:17 Yesu aravuga ngo nunkoro ko ntarazamuka ngo njye kwa Data, ahubwo ajya kubwira bene Data ko njye nzamutse ngiye kwa Data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Bivuga ko iyo Mana Yesu yajyagaho rero ni Imana ye, nekaba nayo Mana yacu. Imana si ebyiri, Imana ni imwe, nta nubwo Imana igira indi. Hanyuma mu byakozwe ntumwa 7:54 ngo nuko Sitefano yuzuye umwuka wera arararama, ngabona ubwiza bw'Imana yicaye ku ntebe, ngo neza ahagaze iburyo bwayo. Urumva ko mu ijuru Sitefano yeretswe ko hari Imana imwe, aho abona na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Ntabwo rero Yesu yari ahagaze nk'Imana nto cyangwa nka visi w'Imana. Ya myumvire ivuga ngo Imana igira umwana, ngo kandi Imana ngo ibyara ngo umwana. Imana ntabwo ari incike yo kuvuga ngo igiye kubyara ibyaye umwana umwe. Iyi Imana ibyara akaba yarabyaye nyinshi, Imana yaba yororoka, Imana yaba ifite imiryango. Kandi abantu bazasome amasekuru ya Yesu Kristo muri Matayo 10:2, amasekuru ya Yesu Kristo aragenda agafungira ngo mwene Dawidi. None se ubwo Imana yaba yarororotse mu muryango wa Dawidi, kandi Imana ari nayo yaremye Dawidi, irangije ijya kororokera mu muryango wa Dawidi? Ntabishoboka. Noneho ubwo Imana, hari umuntu ukubwira ati ariko Imana ishobora kugaba ubwami, igatanga, ikagira uwiha, ikaha umwana wayo, cyangwa ikagira uwundi iha. Mwe mu bisoma muti? Ntabwo Imana itanga ubwami bwayo ngo igire undi yabuha, kubera ko Imana y'ubwayo Imana irihariye. Walillahi mulku samawati wal ardh, ngo ubwami bw'ibirere n'ijuru n'ubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi mulku samawati wal ardh, ubwami bw'ibirere n'isi bwihariwe na Allah wenyine. Yesu baramubwiye bati tegeka tuzicare iburyo bwawe muri ubwo bwami. Korani yavuze ngo walillahi mulku samawati wal ardh, ngo ubwami bw'ibirere n'ijuru n'ubwande bwihariwe na Allah. Na Yesu baramuhaza ati noneho bemeze ati tegeka tuzicare iburyo bwawe muri bwa bwami. Nabwo baba bafite urujo bw'uko Yesu aruzajyana abantu mu ijuru. Arabwira ati ntabwo muzi icyo musaba, mwabasha kunywera ku gikombe nanyweraho, ariko kwicara iburyo bw'Uwiteka sijye ubigaba muri iryo juru, keretse abo Data yabiteguriye bonyine. Sijye ubigaba. Ubwo bwami bwihariwe nande? N'Imana niyo ibugaba, nta wundi rero yigize iha ku bwami bwayo. Na Yesu baramuhaje igihe umunsi w'imperuka uzabera kugira ngo abantu bajye muri ubwo bwami. Arabwira ati ntabyo nzi, n'abamarayika uwo munsi ntawe bazi. Gusa Yesu yaba yaragaweho ku bwami
ntamenye n'igihe ubwo bwami buzabera. Abantu bane bave mu rujijo. Wenda abantu bashobora kuvuga ko mu kuba iburyo wenda ari cyo cyatumye Imana bivuga ko wenda ishobora kuba yaramugabiye. Uwiteka wenda bivugaho iki mu bitabo musoma, wenda ushobora gusanga yaragize ati wenda ndakugabiye, cyangwa se akavuga ati no singaba. Wenda naho dusozereza kugira ngo tumenye ngo ya Mana koko twavugaga muri rya zina ryayo Allah, twahuje na bya bindi byose mwadusobanuriye, koko ubwami yabugaba, koko yabitanga. Ese mu byanditswe byera kuko byitwa hari icyo dusangamo nibura kitubwira kiti iyo Mana yarabitanze cyangwa ntiyabitanga? Ntabwo Imana ishobora gutanga ubwami bwayo, kuko yo ubwayo mu kuva 20 ku murongo wa 5 Imana itubuza gukorera ikindi cyose kitari yo. Imana itubuza gukorera ikitari yo Mana imwe. Kuko muri 34 ku murongo wa 14 Imana yavuze ngo ntuzaramye izindi mana, kuko Uwiteka yitwa ufuha. Ufuha. Ni Imana ifuha. Iyo Mana rero ifuhira ubwami bwayo, ifuhira ubumana bwayo, ntabwo ishobora kubutanga kandi bufuhira. Ni Imana ifuha. Hari igitabo abasoma bira ntagatifu muri Nahumu igice cyaho cya mbere ku murongo wa 2 handitse ngo ni Imana ifuha kandi yihorera, ngo Uwiteka ngo yihorera yuzuye uburakari. Bivuga ko rero mu bisingizo by'Imana nuko Imana y'ubwayo yihariye mu gufuha kwayo, yihariye mu bumana bwayo, kandi ntabwo ishobora gufata kuri ubwo bumana bwayo ngo ibutange. Mu kuva 25 kuva 20 ku murongo wa 5 Imana itubuza gukoresha indi nyurabwenge yose yo kugana ibigirwamana, yo kugana izindi mana zitari yo. Okay, reka rero tugane ku musozo. Niba rero hari ijambo ridufungira muri cyo cyerekezo, none ukagira gutya ukaridusigira rigasigara mu gutwi. Abantu bazasuve mu kuva 34 Imana idutegeka ko ntituzagira izindi mana turamya uretse Uwiteka wenyine. Uwiteka rero tubona n'Uwiteka Yezu nawe yasengaga muri Mariko 12:29 kugeza 12:28 kugeza ku 29 hari Uwiteka Yezu yatubwiye abantu bagomba gusenga. Ariko nibutse abantu ko Paulo yaje akavuga ko Yezu ari Uwiteka mu Bafilipi 2 ku murongo waho wa 5 kugeza kuri 13. Abantu rero ntibayobywe na Paulo ngo bajye mu rujijo, bagomba ahubwo kuvangura bino bintu. Uwiteka ngo ni Yezu, abantu yo umunsi bashobora gusenga bakamwita Uwiteka. Ndagira ngo mbagarure ko Uwiteka Yezu yasengaga agaragara muri Mariko 12:28 kugeza ku 29 ariwe Allah, ariwe Yezu yasengaga. Abantu none basenga Imana imwe, Imana Yezu yasengaga, Imana Yezu yazamutse akajyayo muri Yohana 20:17. Iyo Mana tubona Stefano yeretswe igihe yarebaga mu ijumbu byakozwe n'intumwa 754, ari nayo Mana izatanga ubwami bw'ijuru, ari nayo Mana abantu bazasubiraho bakajya kugororerwa. Ariko Yezu ntago azatanga ijuru, Yezu ntago azaca urubanza, kubera ko nawe ubwo azacibwa urubanza. Kuko yusomye muri Korani 5:117 nawe Yezu nawe ubwo azacibwa urubanza. Aho Imana izabimaze iti niwe babwiye abantu we na mama we ko muri Imana. Yezu yihakana abantu babwira ati oya. No muri Matayo 7:21 naho hari umurongo wuzuzanya n'uwo muri Korani, aho azabwira abantu ati sinigeze
umuntu watwandikiye aratubwira, mbabwira ko ndi Imana. umuntu watwandikiye aratubaza ati ko hari abavuga ko byanditswe bivuga ko ubwami atazabuha undi, nibyo koko? Yaba Korani yaba na Bibiliya iyo mirongo iruzuye cyane, ntabwo mbese watubwiye uti yes, ntabwo ari amagambo mashya. Korani na Bibiliya huzuyemo ko ubwami bw'Uwiteka nyine ari ubw'Uwiteka. Mu kuva twabisomye 30:14, mu kuva 35 hose twagiye tuhasoma. Arakoze cyane Plana, tugushimire cyane ku nyurabwenge waduhaye tuvana muri ibyo tujyana muri Bibiliya, tukaba dusozereje aho tuvuga nyamuneka mugende musome inyurabwenge yanyu ko. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Arakoze cyane rero Plana, uduhaye byinshi byiza namwe mwabyumvise. Iyo tugize amahirwe tukabona udusobanurira, tukabona utwigisha, tukabona uduha uburyo akaduha icyerekezo, natwe turishima kuko tuba tugeze ahantu heza mu by'ukuri, ahantu heza aho umuntu yunguka ubumenyi. Reka dusozereza aho tubifuriza ibihe byiza, mwe abaduteze amatwi, abagerageje kutwandikira n'abagerageje kuduhamagara, mwese Nyagasani abaduhere imigisha myinshi kandi aduhe uburyo bwiza bwo gusobanukirwa no gusobanurira abandi. Tuzongere duhure kuwa gatandatu tubararikira ko abakererewe ikiganiro kizongera gusubiramo 10:00 kugeza 11:00 ku cyumweru. Nitwa Omar Suleiman, ikiganiro ni imyemerere kuri Voice of Africa 94.2 FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.